pe bimeze bite? Shani hatari mwana nishaza kabisa ibintu shani hatari kabisa. Ibintu byambaye ntabwo bisobanutse mwana nanjye bwanjye byanyobeye kabisa. Nabuze aho mbihera to. Nanjye mfite ubwoba burenze kwemera, mfite ubwoba cyane bikomeye mwana, bikomeye kabisa. Basi sinzi uburyo nabikubwiramo ibintu byambaye no kuri kw'Imana. Nibwo nari nkiva aho hantu ndaza kureba ukuntu tuza kubonana, turaza gupanga igihe nzaza kukubwira kabisa. Sha birandemereye bya hatari, bimere nabi pe. Reka turebe ukuntu ndaza kukureba mu rugo, nta kibazo, turebe ukuntu tubivugana ni ukuri. Ni hatari gusa, byo ni hatari kabisa. Okay, sawa sawa. Mwiza. Yego. Manu uri wowe? Nizete. Sawa. Meza neza. Sawa pe nakigenda kabisa. Ibintu ni hatari mwana. Ngwino wicare. Nta kuntu urakoze. Se mwana bimeze bite? Ni hatari mwana. Hatari kabisa, ibintu ni hatari. Ntabwo wambwiye nkakubwira se mwana, ntabwo bimeze neza pe, habe na gato. Nyine wabaye ikikabyo ndikuvuga. Mwana uzi ubwoba warayoneye ubwoba handi n'indi twese uyu muntu yabaye iki mu by'ukuri. Nyine ibintu ndi kubona, niba ndi kubonekegwa, niba ari ibintu biri kumbaho, nanjye ntabwo nzi ibintu biri kumbaho pe. Ku giti cyanjye nanjye ubwanjye byanyobeye kabisa, sinzi ikintu uraza kungiramo inama nk'inshuti yanjye pe. Mwana bimerewe nabi bya hatari, nta mahoro nyifite mu mutima wanjye ni ukuri kw'Imana. Ntabwo nari nasobanukirwa ngo ni ibiki biri kugenda. Nyine mbwira muri make ni ibiki byabaye, ni iki cyaguteye ubwoba, ni iki cyaguhangayikishije? Menya ari imyuka mibi, kuko ndi kubona ibintu bidasanzwe, ndi kubona umuntu uri kwinjira ibintu, niba ari byo kuko niba ari imyuka mibi yanjemo ntabwo mbizi pe, nanjye ntabwo nzi ibyo ari byo, nanjye gusa byo ndi kumirwa, ntabwo bisanzwe no kuri kw'Imana. Ngo imyuka mibi nise nyine nsobanurira neza iyo myuka mibi uretse urabirota urabihura nabyo bigenda, ntabwo mbwira basi mbwira numve niba hari ikintu nagufasha. Nyine urumva ukuntu bimeze, hari umukobwa w'inshuti yanjye tuziranye kera pe, akejo bundi twarahuye ebana, mbona ari sawa nyine nta kibazo, ariko wumve ngo ejo bundi naramubonye mubonamo inzoka zima yigendera inzoka zima. Ujya wimbeshya nawe, umuntu ahinduka inzoka ntoya se? Oya se wimbeshya, n'izina rya Yesu, inzoka umuntu ahinduka inzoka. Mana uri kumbeshya. Ase urabona naje kukubesha, urabona naguhamagaye cyo kukubesha mwana. Ibyo bintu wararyamye nijoro urarota? Ntabwo nabirose, njye narabyiboneye. Kuki urukumakanye ibintu njye nabonye? Tanzamura n'isukari mani. Njye ndumva noneho binshanze no kurenza wowe. Birancanze kurenza wowe. Yewe ndumva ari ibintu bitanaba rwose, sinzi ikintu uri bwamfashe rwose, ndakwitabaje, sinzi ikintu uri bwaze kumfasha rwose, kuko ntabwo bino bintu bishoboka, ntabwo byumvikana rwose pe. Mbanza ngubaza kanda, uwo muntu wawe urahaje? Ego inshuti yanjye y'umukobwa twariganye, akabona guhaye, ntabwo turamenyana neza cyane nk'uko twagombye kuba tuziranye cyane, ariko twariganye n'inshuti yanjye. Mbese na mbere hose wabonaga ko nta kibazo cye, wabonaga nta bibi. Uwo mukobwa
iwabo bashobora kuba bagira ibintu by'imyuka mibi by'amadayimoni. wowe nta kintu uri kumvamo? ni gute se wambwira ngo umuntu ngo yahindutse inzoka? ibyo bintu wowe urumva ari ibintu bisanzwe? ni nta kidasanzwe ndi kubyumva nyine, niyo mpamvu nanjye twibaza ngo ndaza gukora iki. ibyo bintu birakomeye, kandi ibintu by'imyuka mibi biba bifite imbaraga zikomeye ku rwego rukomeye, kandi wowe ubwawe utashobora kwikorera, ntabwo wabyishoboza. niyo mpamvu ukeneye imbaraga zikomeye ziva mu ijoro, nizo zonyine zishobora kugutabara. bareba mubwiye, sibyo? urabizi inshuti yanjye, kandi ikintu icyo ari cyo cyose nashobora kugufasha nagufasha, sibyo? hari umuntu tuziranye w'umukozi w'Imana w'umunyamasengesho ushobora kudufasha tugasenga. ahubwo uri ready cyangwa nawe nyine n'ibyandi byawe ntabwo ushaka kujya mu bintu ngo ibyo by'ibiki n'ibiki ngo gusenga? urabona umupasiteri yakora iki koko? ndi kubwira wowe, urumva umupasiteri abona akumara ibintu nabonye urabizi. ndi kubyumva, nanjye nagize ubwanjye ngo ndi kurota kabisa, nanjye nagize ngo ndi kurota pe. nyine nyumva, sibyo? nyumva, banza unyumve ko gake. niba wumva ibyo bintu mbwiye koko wabyiboneye n'amaso yawe, atari kwa kundi navuga ngo warose ngo ibiki, uwo mukobwa byanze bikunze afite ahantu ahuriye n'imyuka mibi, kandi nta kindi kintu gisenya imyuka mibi atari ugusenga. nta kindi kintu gishobora kubyica, nta kindi kintu gishobora kurwanya ibyo bintu. Okay, reka manze nkubwire, niba uwo mupasiteri umwizeye ukumva ko ari ikintu yamfasha, akumva ko yanyukanira biriya bintu ndi kubona bimeze nk'inzozi, pfa kumuhamagara twumva ikintu arabivugaho pe, azapfe kunsengera n'ubundi rwose. ariko wivuga ngo apfe, ibintu nutabyizera ntabwo bikunda. birasaba ko nawe uza kugira icyizere, ukabanza nyine ukumva ko Imana ishoboye. wowe ntabwo uri kumva ibintu imbaraga bifite. ndi kubyumva. wowe ntabwo uri kubyumva. mbaye ntari kubyumva ntabwo naba nshaka kugufasha. muhamagare umupasiteri turebe. ko nyine nawe reka no kurakara banza utuze. Alo? Yasashimwe pastor. Turi aho tumeze neza. Nkuhamagaye bagiye mu masengesho, ahubwo ihangane nkuvugishaho nk'umunota umwe, nkubwire ikintu ashaka kubwira, nta kibazo muto nkure gukomeza amasengesho. Murakoze. rero ndagukeneye kandi cyane cyane cyane. Mfite ikibazo cy'umuvandimwe inshuti yanjye, akeneye ko tumusengera pe, akeneye amasengesho, afite ikibazo kandi gikomeye. Yego ndabizi neza ko nyine Imana irashoboye kandi njye ndabyizeye. Tuzabiganiraho cyane wenda ufite umwanya, ariko reka wowe nyine nuza kuva mu masengesho uze kumpamagara tubiganireho neza kugira ngo tupange ukuntu twazamusengera. Ni ukuri aragukeneye pastor. Yego murakoze kandi nyine kuba mubyemeye. Yego amasengesho meza murakoze. Yego murakoze. Mbabwire sibyo? Icyizere cyawe kirakenewe, ukwemera kwawe kurakenewe kugira ngo hagire ikintu na kimwe gihinduka mu buzima bwawe. Nyine nta kibazo, ubwo niba wampamagaye uraza kumbwira ukuntu byagenze, ntarebe nzagaruka ubwo. Niba ari ukunsengera mu nsengero ariko ndebe ukuntu biriya bintu nabivamo amahoro. Ubwo nyine reka ngende, ubwo turaza kuza kuvugana, ubwo uzambwira ukuntu bimeze, si byo se? Mbabwire nyine reka mbanze mfate akanya gato ngusengere, sibyo? Mbanze mwagize Imana byinye no mu rugendo ryo gukora, ariko nyine uzirikane ko tugomba gushaka umunsi wo gusenga. Kadusenga.
uratuje sha wapi kabisa uyatuza bizere bizere sibyo bizere